bacu babere ku rugamba. Yego, aho dutuye tubere ku rugamba, umurimo wawe ubere ku rugamba. Tugiye kuganira kuri iyi ntego y'iri jambo ivuga ngo Imana itubereye ku rugamba, kandi turasanga Imana yararwanye. Imana yararwanye Abisiraheli bari muri Egiputa, bari bafite amasezerano y'uko izabarwanirira, ikabakura mu buretwa bwa Farawo, ikabambutsa inyanja itukura, ikagendana nabo mu butayu, ikabasingiriza mu gihugu cy'amasezerano nk'uko yari yarabivuganye na sekuru Aburahamu. Siko twese tubizi. Igihe cyarageze nyuma y'imyaka 430, Imana ikomeza ijambo yavuganye na Aburahamu ku gicaniro ngo ikura ubu bwoko bw'Abisiraheli mu buretwa, hanyuma bageze ku nyanja irarwana, kubera ko ni Imana irwana. Mutekereze ko ari Imana ishobora kugera ku nyanja igaca umuhanda mu nyanja ititabaje enjenyeri. Nta muyede ikenera ugomba kuyiha itafari ngo ayihereze isima, kubera ko ari intwari mu ntambara. Iyo igeze ku nyanja ihamagara ingabo zitwa umuyaga, zigacamo kabiri inyanja, hanyuma ubwoko bwayo bukambukira ahantu hagize gute, humutse. Kandi ngo bageze mu butayu, iyi Mana iri ku rugamba, iyi Mana iba mu ntambara ikazitsinda, ngo yarabarinze inkweto bambaye ntizabasaziraho, n'imyenda bambaye ntiyabasaziraho. Mbese umwana w'imyaka 5 yagiraga 35 acambaye ya myenda. Iri ku rugamba ngo yabaga hagati muri bo, ikabarinda inkweto bambaye n'imyenda ntibigire gute, ntibisaze. Si icyo gusa yakoze, ngo igihe kimwe bigeze bakenera guca mu gihugu cya Yeriko, hanyuma umwami wa Yeriko ngo abima inzira. Amaze kubima inzira, Imana data wa twese ibwira Mose ngo hereza abatasi bajya gutata Yeriko. Bageze Yeriko rero ngo binjira mu rugo rw'indaya yitwa Rahabu. Ndagira ngo nukora umurimo wawe ujye uwerekezaho amaboko, kubera yuko umwanditsi w'umubwiriza yaravuze mu bice 9-10, aravuga ngo umurimo werekejeho amaboko uwukorana umwete, kubera ko ikuzimu aho uzajya nta mirimo ibayo, nta n'imigambi. Niba uririmba ubikorana umwete, niba usambana umwete, usambana umwete, niba uraguzanya umwete. Umuririmbyi wa 22 yaravuze ngo igihe cy'isarura nigishira ngo abakozi bose tuzataha, ngo umwami wabo azababwira ngo mwakoze neza. Hanyuma ngo umwami we yari kwabima inzira, ariko ngo binjiye kwa Rahabu arabamenya, amenya ko bashorewe n'imbaraga z'amaboko y'Imana, amenya ko bashorewe n'imbaraga z'Imana ikomeye. Ngo arababwira ngo twumvishe iby'Imana yabakoreye, twumvishe ibyo yakoreye abami b'Abamori, twumvishe ibyo yakoze ku nyanja itukura, twumvishe uburyo mwageze mu butayu mukarya manu mudatetse, twumvishe uburyo yabarinze imyenda n'inkweto ntibyabasazira. Muri iki gihugu nta muntu mutakuye umutima. Mbese abantu bose bumvishe inkuru zanyu bahiye ubwoba. None rero ndabemerera kubacumbikira, kandi ndabona Imana yanyu nta kizayibuza kubaha inzira muri iki gihugu. Nimungirire isezerano, nimumisezerano, mumbwire ko muzankiriza amagara yanjye n'ay'ababyeyi banjye n'aya data na mama n'ay'abasaza banjye na barumuna banjye. Ngo bamuhereza agakozi gatukura, baramubwira ngo uzakazirike ku idirishya, hanyuma umurimbuzi naza guca muri uyu mujyi wa Yeriko akakabona azakurekora. Aka kagozi kasobanuraga Kristo uzaza akamena amaraso agacungura itorero, akatubera ku rugamba, akadukura mu ntambara z'inuma n'intungura n'amapfizi y'intama n'ihene n'ayinka, kuko ibyo bitambo ntitwari kubibona. Mbese yari yiyemeje kuza kubarurangiza rwa burundu. Munyikirize ngo amen. Bibiliya iravuga ngo hari ikindi gihe barwanye intambara, Yosuwa ahagarika izuba kugira ngo abanze anesha abanzi be, ngo arabahorahoza arabarangiza. Ariko ngo begereje kugera muri Kanani, Abisiraheli ngo abamareki babimye inzira. Babimye inzira, Bibiliya iravuga ngo nuko Yosuwa abwira ingabo, arazibwira ngo buri ngabo niyinjire mu ihema. Nimara kwinjira mu ihema, ngo ifate intwaro yayo ikubita ivi hasi, nimara gukubita ivi hasi isenge, hanyuma bambaze izina ry'Uwiteka. Uwiteka ngo ahita hagurutse igitero cy'amavubi. Amavubi ngo arya abanzi b'Abisiraheli. Ubundi reka mbabwire, ni Imana irwanisha ibidafatika kubifatika. Mbese kubinyembaraga Imana irwanisha intege nkeya. Mwayikomeye amashyi mwakabyaramwe. Niyo mpamvu batuma amahembe ntagire ikintu adutwara.
niyo mpamvu bavuga ngo nubwo rwubatse ntabwo ruzarama. Imbaraga z'Imana y'amaboko itagaragara ariko akora ibigaragara, akarwubaka rugakomera. Niyo mpamvu bavuga ngo ntituzabyara ariko bagaruka bagasanga twarabyaye duhetse abana. Niyo mpamvu bavuga ngo ntituziga bagaruka bagasanga twarasomye twiza y'Imana n'ay'isi. Imana irarwana cyangwa ntabwo irwana? Muri iki gihe rero cya Dawidi, Imana yarwanye intambara nyinshi. Yarwanye intambara zo mu gihe cya Samusoni. Nawe nusura igihugu cy'umutima wawe urasanga kuvutsa kugeza uyu munsi hari intambara Imana yarwanye. Uwitarwaniriye izi nzara yarwanye za nyirasenge. Uwitarwaniriye za nyirasenge yamurwaniriye za nyirarume. Uwitarwaniriye za nyirarume yamurwaniriye iz'umuturanyi. Uwitarwanye iz'umuturanyi yarwanye iz'umurozi. Uwitarwaniriye iz'umurozi yamurwaniriye iz'ubupfubyi iramurera arakura. Hari uwo yarwaniriye iz'ubupfakazi ariko icyo tuyishimiye ni uko yaturwaniriye tukaba turiho. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ijambo ry'ubwenge ejo bundi muri Zaburi 124 yaranditse aravuga ngo iyaba Uwiteka atarabaye mu ruhande rwacu ngo abari ko Abisiraheli bavuga none. Iyaba Uwiteka atarabaye mu ruhande rwacu ngo ubwo abantu baduhagurukiraga ngo baratumize bunguri, ngo ariko Uwiteka ashimwe utaradutanze kuba umuhigo w'abanzi bacu. Mu gihe cya Debora Imana yaneshereje Abisiraheli, inesha Sisera n'umugaba w'ingabo ya Bini. Iyo paji iratambuka mu gihe cya Eri, cy'umutambyi Eri. Imana ntiyigeze ireka Abisiraheli. Mu gihe cya Gidiyoni yaneshesheje Abamidiyani ibibindi n'imuri ndetse n'amakondera. Inesha Abamidiyani ngo yacomoye isura Abisiraheli yicomeka Abamidiyani. Umumidiyani yakebuka mugenzi we akabona ni Umwisiraheli akamukubita inkota. Nababwiye ngo ni Imana irwanisha ibidafatika kubifatika. Mbese iyo ibintu bije bigaragara yo iza mu buryo butagaragara. Ikitubwira ko ariyo yarwanya nuko intsinzi igaragara, ibendera rikagira gutera ikazamuka. Bukeye rero mu gihe cy'umwami Sawuli niwe wabaye umwami wa mbere mu Isiraheli. Ngo Sawuli ageze ku ngoma, Imana yaramubwiye ngo nibutse nabi abamareki bagiriye Abisiraheli. Reka mbabwire ibintu nabonye ku Mana. Ni Imana itagira inzika ariko irazirikana. Iyo uyikoreye neza irakuzirikana, niyo uyikoreye nabi irakuzirikana. Iyi Mana iyo uje mu byayo ufite imbaraga irakuzirikana, niyo uje mu byayo useta ibirenge nayo ikubika ku mutima. Kandi iyo ifasha nk'inyembaraga iza nk'inyembaraga, iyo ifasha nk'inyantege nke Imana iza nk'inyantege nke. Hanyuma ngo mu gihe cya Sawuli iramubwira ngo ntabwo nkwimitse kugira ngo ujye kurya no kunywa, ndi ku ijambo rivuga ngo Imana iri ku rugamba. Nibutse nabi abamareki bagiriye Abisiraheli, uzica abamareki uzabarimbure, uzabamare. Ntuzasigaze uwo batwite, ntuzasigaze umugore, ntuzasigaze umwana. Sawuli ngo ageze ku rugamba ngo ahita arokora abagore beza b'abamareki, arokora abagabo beza b'abamareki, arokora inyamibwa, arokora imbyeyi, arokora amapfizi y'inka n'intama. Ngo arabirokora abishyira ku ruhande. Ariko ngo Imana isanga Samweli nayo tiyirama. Yari umutambyi icyo gihe, ari n'umucamanza, ari n'umuhanuzi. Ngo iramubwira ngo nicujije ikintu cyatumye nimika Sawuli, nanze ko Sawuli aba umwami w'Abisiraheli. Bibiliya iravuga ngo nuko iramubwira ngo genda ubwire Sawuli ngo niki cyatumye utanyumvira. Ngo hageze aramubwira tumva rero natsembye abamareki ndabamara. Samweli ngo aramubaza two gutamatama kw'intama n'uguhogerana kw'inka numva mu matwi yanjye n'ukugenda gute. Aramubwira ngo nasigaje inyamibwa, nasigaje amapfizi y'inka n'intama ngo tujye gutambira Imana yawe igira ugari. Samweli ngo aramubwira ngo kuko utumviye Uwiteka kunyeza ubwami buhawe umuturanyi. Hanyuma ngo Sawuli asaba Samweli kumwubahiriza imbere y'Abisiraheli, ngo arabimwemerera. Byarasobanuraga ngo amufashe gushima Abisiraheli bamenye ko Imana yajyanye na Sawuli ku rugamba bakagarukana, ngo amufasha gushima. Abisiraheli ntibamenye ko Sawuli yanyazwe ubwami bwahawe umuturanyi. Ngo barangije gushima amaze kumwubahiriza Samweli ngo arigendera. Sawuli afata ikinyita cy'umwenda wa Samweli ngo uracika.
Imana ibwira Samweli, iramubwira ngo abwira Sawuli ngo nkuko ubonye uyu mwambaro ucitse ni kuwiteka Imana iguciye ku ngoma. Hanyuma Sawuli yamaze imyaka 2 Imana imubona, arongera amara 38 Imana itamubona. Ubu dufite abavuga butumwa barimo bavuga ubutumwa Imana itababona, dufite abaririmbyi barimo baririmba Imana itababona. Ariko dushimiye Imana ko ni Hakore na Robert muri iyi minsi Imana iri kutubona. Dushimiye Imana ko abantu bateranye uyu munsi Imana irimo kutubona. Mwamvugiye ngo amen. Ariko Sawuli yamaze imyaka 38 Imana itamubona, ariko ngo Samweli akomeza kuririra Abisiraheli, akomeza kuririra Uwiteka. Uwiteka aramubaza ngo uzageze he kuririra Sawuli ko nanze ko Sawuli aba umwami w'Abisiraheli? Ndagira ngo nihute. Imana ibwira Samweli ngo genda i Betelehemu niboneye y'umwami, ugenda umwimikisha amavuta yo mu ihembe. Hanyuma Samweli ngo abwira Imana ati Sawuli namenya ko hari undi muntu ngiye kwimikisha amavuta azanyica iteka. Iyo umuntu Imana yamuciye ku ngoma gukoragera uburozi bumucyaye akanagisengera akakiguha kandi ntabwo urara. Abantu Imana yaciye ku ngoma ntibajya bahinduka. Kare mwarimu yabivuze, umushumba yabivuze atwigisha, yavuze ngo hari abantu bamaze igihe mu itorero ariko batarahura na Yesu. Umuntu ashobora kumara imyaka 10 atarahura na Yesu, akabatizwa muri 62 agahura na Yesu muri 82. Kubera iki? Ntabwo arahura na Yesu nyine. Hanyuma ngo iramubwira ngo nugerayo bakakubaza ikikuzanye uzababwire ko ari amahoro akuzanye. Samweli ngo afata ihembe ry'amavuta, afata n'amatandiko ashyira ku ndogobe, ageze i Betelehemu kwa Yesayi mwene Obedi mwene Bowazi na Rusi. Hanyuma ngo yinjirayo ahasanga abasore 3, uwitwa Eliyabu n'uwitwa Abinadabu n'uwitwa Shamu. Ngo bari abasirikare mu gisirikare cya Sawuli, bari bafite amanyenyeri, bari barubatse umubiri n'amabonso muri ya mvugo y'abubu. Ngo hageze ngo asanga baje kwasi, ariko ngo yitegereje Eliyabu Imana iramugaye, yitegereje Shama nawe iramugaye, yitegereje Abinadabu nawe iramugaye. Bibiliya iravuga ngo Samweli ngo Sawuli Yesayi ngo amumurikira abahungu be 7 bose Imana irabagaye. Ariko ngo begereye ameza bagiye kurya, Imana ibwira Samweli ngo bazuye musaza ngo abana bawe bose naba nta kandi gahari. Yesayi ngo aramubwira ati rero karahari, ariko karagiye intama iyo ngiyo mu mashyamba. Dutekereze ko kari karagiye intama nka za Nyungwe cyangwa za Gishwati cyangwa ruguru iyo ngiyo. Hanyuma ngo aramubwira ngo nubwo twari tugiye kurya nimugatumire bakazane, kubera ko ntabwo turi burye katari kaza. Ndagira ngo mbabwire ko Imana iri ku rugamba. Dawidi ahageze ngo asanga abaturage b'i Betelehemu bahuruye, asanga bakuru be Eliyabu na Shama na Abinadabu barahari. Ngo asanga mbega hari ibirori bidasanzwe. Ariko iyo usomye Zaburi za Dawidi, yigeze avuga muri Zaburi ya 36 aravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu ngo bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Yigeze yandika aravuga ngo hahirwa ishanga rifite Imana ya Yakobo, ngo kuko Imana izarirengera mu makuba. Yigeze avuga muri Zaburi ya 50 aravuga ngo Imana yacu niza, ntabwo izagira gute, ntabwo izaceceka. Aravuga ngo umuriro w'ishuheri uzakongora. Imana yigeze ibwira Abisiraheli, irababwira ngo Abedomu bazaba ibikarabiro byanyu, ngo Abamowabu nzabakubita inkweto mu mutwe. Dawidi yayivuze neza, aravuga ngo ni Imana ikunje umwambaro wayo wo mu kuboko, hanyuma ngo yarangiza igakweta inkweto ikayitegurira kuyikubita Abamowabu mu mutwe. Base abagabo bari muri iri teraniro batarambara congo, Imana yambaye kera iyambarira kuyikubita Abamowabu mu mutwe wo mu kuboko, kugira ngo iwutebereze Abamoni n'Abamaleki kubahimurira no kurwanirira ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli. Mumvugira ngo amina rero. Hanyuma uko Imana izarwanirira Chantal siko izakurwanirira, siko izarwanirira. Cyakora nirwana tuzamenya ko ariyo yarwanye. Nuko tuzabona intambara tunyuzemo ari Imana izirwana, tukabona umwaka uratangiye n'undi urarangiye. Mu kwa mbere siko yarwanye, mu kwa kabiri siko yarwanye, mu kwa gatanu ariko amen siko yarwanye, mu kwa 8 siko yarwanye, mu kwa 10. Bibiliya iravuga ngo Dawidi akimara gusukwaho amavuta, abana abaturage b'i Betelehemu barahari bakanuye amaso, ba Eliyabu barahari, mbese hari ibirori bidasanzwe. Ngo akimara gusukwaho amavuta mu ihembe,
ahita azamura ikivugo cy'abashumba aravuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ashora iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntabwo nzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Aravuga ngo ishimba ye n'inkoni ye nibyo bigira gute yemwe, nibyo bimpumuriza. Aravuga ngo asize amavuta muri uyu mutwe wanjye igikombe kirasesekara. Ageze gatanu aravuga ngo kuko ntunganyiriza neza mu maso y'abanzi banjye. Ndagira ngo umuntu Uwiteka yatunganyirije ameza anyikirize ngo amena. Kubwira ngo ndakwambitse watawe ugasanga n'utwasize wanitse batwanuye. Irakubwira ngo ndakugaburiye n'ahavaga ibirayi n'akawunga hagahita hifunga. Igitera Imana gukora ibyo nuko ari Imana ihagaze ku cyubahiro cyayo, mbese iribanza ikanikurikira. Yohana yayivuze neza aravuga ngo ni Alufa ikaba na Omega, aravuga ngo ni itangiriro ngo ikaba n'iherezo. Aravuga ngo iyo ikinze nta muntu ushobora gukingura, n'iyo ikinguye ntawe ushobora gukinga. Dawidi biherutse kumuyobera mu minsi yashize, aravuga muri Zaburi 121 ngo nduburira amaso yanjye ku misozi ngo mbese gutabarwa kwanjye kuzava. Arisubiza aravuga ngo gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye isi n'ijuru. Hanyuma ngo yumva ijwi rimubwira ryorohereje ngo Uwiteka ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza. Imana ikurinda ntabwo isinzira ntabwo ihunikira. Abantu bumva idasinzira itanahunikira banyikirize ngo amena. Yesaya yaraye yanditse nimugoroba aranyandikira arambwira ngo umuntu umushikamijeho umutima, haleluya, azamurinda. Namara kumurinda azaba iki? Azaba amahoro amarasa. Mu minsi ishize Yeremiya yaravuze ngo hahirwa uwizera Uwiteka, ngo Uwiteka akamubera iki? Ibyiringiro. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa ngo ndetse n'umutima we ntubemo iki? Uburiganya. Ariko mwavugiye ngo amena, ariko amena. Pawulo aherutse kwandika, nimumbaza abo yandikiye ariko menya yaratwandikiye. Aravuga ngo ariko abayuda barusha icyo abandi. Arisubiza etita piwasi enima, aravuga ngo babarusha muri byose. Aravuga ngo mbese ngo badufata nk'abantu batariho, ngo ariko turiho. Ngo badufata nk'abantu bagiye gupfa, ngo ariko turi bazima. Ngo badufata nk'abakene, ngo ariko dutungishije benshi. Aravuga ngo nubwo dutotezwa ntabwo tugira gute, ntabwo dupfa. Mwamwikirije niba nta shyari mufite. Yohana aherutse kwandika mu nzandiko ze, ndamukunda Yohana, yaravuze ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana. Ariko amena. Aravuga ngo ukuntu tuzasa ntabwo kurerekanwa. Aravuga ngo icyakora Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Hari ubuhanuzi Yesaya yahanuye mbere y'imyaka 700 mu bice 35. Aravuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa ku murongo w'8, ngo uzitwa inzira yo kwera no gukiranuka. Ngo abagenzi nubwo baba baswa ngo iyo nzira ntabwo bazayiyoba. Arongera aravuga ngo cyakora ngo intare n'idubu ntibizayicamo, ngo ahubwo izabiya babandi. Yesu avutse aje nyuma y'imyaka 700 arihamiriza aravuga ngo nige nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu ujya kwa data ntamujyanye. Yego, aravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri, data niwe nyirawo. Hanyuma amashami yawe niwe uyuhirira, ni nawe mbese uyakuraho amahage akayatunganya. Mu Kinyarwanda niwe ushangurura urutoki rwe. Dushimiye Uwiteka ko turi urutoki rwe. Ariko mwakomeye Imana amashyi niba mwayazanye. Bukerero Eliyabu na Binadabu na Shama bajya ku rugamba na Sawuli, ngo bari bafite abantu bitwa Abafilisitiya babazengereje. Kandi ndagira ngo mbibutse kuko Imana yarwanye mu gihe cya Samusoni, ntabwo ariko yarwanye mu gihe cya Gideyoni. Kwa Samusoni yarwanishije urwasaya rw'indogobe, kwa Gideyoni rwanisha ibibindi n'imuri. Mu gihe cya Debora arwana na Sisera, yaramubwiye ngo genda witegera ingabo za Sisera n'umugaba w'ingabo ya Bini. Icyubahiro cyanjye nicyo kizatatanya ababisha ba Isiraheli. Ariko amen. Hanyuma ntabwo uko Imana yarwanye icyo gihe, ntabwo ariko yarwanye bahu
abamaleki, yazanye amavubi. Yarwanye bahuye n'abamaleki, si ko yarwanye ku nyanja itukura. Kandi nubikurikirana uzasanga intambara barwanye nazo zose Imana ntabwo yazizanyemo intwaro zihuye, ni intwaro zitandukanye, kuko buri rugamba rugira uko rurwanwa. Munyikirize ngo amena rero. Hanyuma Yesayi ngo amutumaho, aramubwira ngo ngwino ujyane amatandiko ushyira efa zikaranze bakuru bawe, hanyuma utware n'amavuta y'igishwamwaka uyashyira umukuru w'abanyagihumbi, ni nk'umuyobozi wa batayo y'abasirikare. Nugerayo uzanzanira amakuru y'imvaho, Bibiliya ivuze imvaho. Hanyuma ngo kandi hari ibintu namenye ko mu ijuru hari imbabura zo mu ijuru zitajya zizima. Ejo bundi bokereje Eliya inyama, bamutekeye umutsima ku makara, bamuzanira n'amazi, babiha marayika, baramubwira ngo musange munsi y'igiti cy'umurotemu, ngo amuzanire umutsima watekewe ku makara yo mu ijuru. Imbabura y'iwawe izimye, iyo mu ijuru iraka. Bivuze ngo iyo mu ijuru icyaka, iyiwanyu ntizazima. Ariko mwamvugiye ngo amen. Niba imbabura zo mu ijuru zitazima, iziwacu ntizizazima. Covid yaza ntizizazima, omikoro yaza ntizizazima, iminsi n'ibihe ntibizazimya imbabura Imana yaducaniye mu izina rya Yesu. Ntabwo zijya zizima. Namenye ko mu ijuru hari abantu bazi gucumba umutsima kandi bakawucumbira ku makara, ntabwo rero zijya zizima. Kandi umuntu uriyo uwo mutsima awugenderaho iminsi 40 n'amajoro 40. Kandi ayo mazi anyweye ntabwo abaraya n'irisi na usa, oya ntabwo ari n'inyange, ntabwo ari ya wasake, mbega rubine zo mu ijuru ntizijya zikama, ntabwo amazi yaza ajya abura. Ariko amen. Baramubwira ati noneho rero uzarega umugabo utazarusha umugabo utazaruta, ntabwo umwima umubyizi mw'abantu mwakomeye Imana amashyi ko imbabura zo mu ijuru zitarazima. Abantu rero bafite ubwoba, barimo barareba mu ngingo y'imari bakabona bahagaze nabi. Ariko mbaza n'itangazo ribabwira ko mu ijuru nta crise economique yigeze ibayo. Mbese banka zo mu ijuru zikomeje gukora muvomo, mu mayero, mu madolari, mu marivre sterling, mu masefa, mu manyarwanda, mu makongomani, mu magande. Banka zo mu ijuru zikomeje gukora. Mwabaye mute? Hanyuma ibirayi mu ijuru bikomeje kwera, n'imiceri ikomeje kwera. Nimuhumure, tuzarya, tuzanywa, tuzabaho, kuko umwanditsi w'ijambo yaravuze ngo yaturokoye urupfu rukomeye. Na n'uyu munsi iracyagira gute? Iracyaturokora. Yaranekeye, izakomeza no kuturokora. Mwabaye mute? Abantu Yesu yarokoye mumvugire ngo amen. Aba yarakoye mwongere ngo amen. Ngo aragenda ageze ku rugamba Dawidi, mbibutse ko yari aherutse kwimikishwa amavuta yo mu ihembe. Kandi burya Sawuli yimikishijwe yo mu rwabya, agaciro k'amavuta yo mu rwabya gatandukanye n'ayo mu ihembe. Ubu turi muri corona, mba mbabwiye ukambariza umuntu mwicaranye ngo wimikishijwe yahe mavuta, ngo ahageze asanga Abisiraheli bari mu biti, asanga bari mu myobo. Karabaza ati cyore, mbese intambara zanyu muzirwanira mu biti no mu myobo? Baramubwira bati rero hora, hariya hari intwari y'Igati itumereye nabi, iratuzengereje. Ngo akiganira nabo iza yiyamira mu mana ziwabo. Reka mbabwire ibintu nabonye kuri iyi Imana twamenyanye. Ni Imana yanga gasuzuguro. Kabiri, ni Imana ireba. Gatatu, ni Imana ihaguruka ntihagire umuntu yicaza. Kane, ni Imana itabara igatabarukana intsinzi. Gatanu, mbese amaboko yayo ni magari. Mwamvugiye ngo amina. Ariko ngo baramubwira bati iriya ntwari y'Igati rero yaratuzengereje. Hanyuma Dawidi ngo arababaza ati ese nimumbwire, nibura yigeze atanga umuhamagaro muri korari Rehoboti agenda amenya icyo tubanza gukora mbere yo kurepeta? Baramubwira batoya. Nibura se yatanze umuhamagaro muri Nihakore agenda amenya umubare w'abaririmbyi ba Nihakore? Batoya. None se Imana itangira kurema isi yari ahari? Batoya. Tuva muri Egiputa se twari kumwe? Batoya. Mu mubare Imana yabaze w'Abisiraheli se yigeze imubara? Batoya. Mu bacamanza babonetse mu Isiraheli se nibura yakemuye urubanza rw'umugore n'umugabo, urwo rugo nibura rubana neza? Batoya. None se mu butegetsi
butegetsi bwabonetse mu Isiraheli nibura yigeze aba umujyanama mu itorero cyangwa mu Isiraheli, wenda ngo tuvuge yuko baramubwira batoya mu Balewi b'Imana babonetse mu Isiraheli nibura yabaye n'umutambyi w'umunsi umwe. Ese nibura bamushize kuri kandida libre yo kuba umudiyakoni, nibura bivamo bataramusengera batoya. Igati nta ngingo ifite irengero ngo arababwira ati rero uriya agenda amutera nkamwica. Ngo ayo magambo avuze ngo bayashengererana kwa Sawuli. Bamaze kuyashengererana kwa Sawuli, hanyuma Sawuli ngo bamushira Dawidi. Dawidi ageze imbere ya Sawuli, ndagira ngo mbibutse ntabwo yigeze abwira Sawuli. Dawidi ntiyabwiye Sawuli ngo aje bundi baranyimitse. Ntabwo yigeze amubwira ati ubu ndeba bansutseho amavuta yo mu rwabya ndenda kugusimbura. Oya, Sawuli yaramubajije ngo kuriya mugabo yamenyereye intambara. Tubigereranye ko yarwanye za Central Africa, akarwana n'iza Haiti, akarwana iza Sudani, akarwana iza Mozambique, akarwana iza Congo. Ejo bundi muri 94 akaba yararwanye n'izo gufata igihugu cy'u Rwanda. Yari ahari batoya. Haramubaza ati kuriya yazirwanye wowe ukaba utararwana n'izo mu isibo, uzamukubitisha icyo, uzamurwanisha iki? Hanyuma ndagira ngo wicaye muri iri teraniro, muri iki giterane, intambara ufite ubuhamya, uyibwire ngo cya gihe gereza yaje n'Uwiteka wayindinze, cya gihe ndi mu rubanza niwe wamburaniye, ndi imfubyi yarandeze ndakura, nagira shinge na rugero niwe wangiriye neza, nta byuma tugira niwe waduhaye ibyuma, nta iniforome dufite niwe waziduhaye. Ariko haleluya, ziha ubuhamya. Uzibwira ngo ndi umukristo, hari yambwiye ko nzaba umushumba mba umushumba. Zibwira ngo hari yambwiye ko nzatebeza nkashyiramo karuvate none ndatebeje. Zibwira uti hari uwambwiye ko nzapfa ndimbwa ngeze imbere y'iyera kuruta ubufu bwo ku Kamonyi, irambwira ngo uzangirira neza. Ariko mwabaye muti mwamvugiye ngo amen, ngo ahitamo ubuhamya. Haramubwira ati jyewe umwana w'umugaragu wawe uko ndeba, Bwana asifiwe, uko ndeba iyi ntarije ikaze igacakira umwana w'intama mu za data, mbese ndasimbuka nkayicakira nkayiyambura nkayisubiza mu zindi, narangiza nkayivutagura nkayitanyaguza. Iyi duburije naryo nuko ndigenza, njyambura umwana w'intama nkamusubiza mu zindi, nkarivutagura nkaritanyaguza. Aramubwira ngo yankuye mu nzara z'intare, ikankura no mu zidubu, izankura no mu maboko y'Umufilisitiya utarakebwe. Ngo Sawuli yisubiyemo asanga ku myaka amaze ku bwami ntararwana na dendo, asanga ntararwana n'imbwa yasaze mu isibo no mu mudugudu. Ngo ahita yikuramo ingofero yambika Dawidi, ahita amuhereza n'impeta, aramubwira atakira muri make yakoze romizi, yamuhaye ubwami, akuramo n'imyenda y'ubwami arayimwambika, amuhereza n'inkoni, amuhereza n'inkweto. Dawidi ngo ateye intambwe yumva ntabwo byemera, yumva ntabwo biza kuko igihe cyari kitaragera. Ngo aramubwira ati subirana ibintu byawe, ngiye ku kagezi kubazi yavuganye n'itorero, yavuganye n'Abisiraheli, mumvugire ngo amina, ariko muvuge ngo amena. Bamanuka ku kagezi, ahageze hakura ibitabo amabuye 5 asobanura ibitabo 5 bya Mose. Ndabivuze ngo arangije arazamuka. Hanyuma njya ntekereza ko Dawidi yazamutse aririmba 16, aravuga ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza, ribamara umubabaro rikabatinyura, umutima ukomeretse niryo riwukiza. Hanyuma n'ushonje rigize gute rirawuhaza. Kandi ntimwirengagize ko Dawidi aherutse kutwandikira akavuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Yaravuze ngo nk'uko imisozi gwase Yerusalemu niko Uwiteka gwase abantu be. Aririmba wa 4 aravuga ati noneho rero jyewe ndi imbere yawe ndi umwana muto, icyo nkwiriye ni ugufashwa rwose mu bintu byose mu gihe ngeragezwa, nkomeza singende njyenyine numbe hafi mu rugendo rwanjye. Hanyuma Bibiliya, inzandiko za comment ya Bibiliya ziravuga ngo intwari y'Igati ihagarara yemye. Ngo yabonaga iyi systeme Dawidi aje arwanamo ari ubwa mbere yibonye. Ibona ntiyayirwanye Haiti, ntiyayirwanye Sudani, ntiyayirwanye Central Africa, ntiyayirwanye Congo,
nizo baherutse kurwana, barimo no kurwana muri Mozambique, ntabwo ariyo barwanyemo. Hanyuma ngo ihita ihagarara irareba, imaze kureba umuhungu aza aririmba 169 aravuga ngo imisozi itari yaremwa n'isi itarabumbwa, uhereye kera Imana iri uko yahoze. Ni Imana idasaza ngo yitwaza akabando, ngo umuhungu akaba mu mvumba agenda avuga ngo imyaka 1000 kuri twebwe ni umunsi umwe ku Mana. Mana wadutabaraga mu minsi ya kera, nanone uzaturengera tugeze hehe kugupfa. Ararirekura ririgita mu ruhanga rw'Umufilisitiya, ngo agwa yubamye, bishatse kuvuga ngo nta yindi Mana ikwiye kubarirwa usibye Imana ya hehe ya Isiraheli. Ndagira ngo mbabwire rero ko iyi Mana ni Imana iza gukora itabajije umuturanyi. Mutekereze ku Mana itabara umuririmbyi itabajije perezida, kuko ni igiti cy'inganzamarumba, ni isambu itarumba, ni ubwugamo bw'umugaro. Mu nyamaswa ni intare yo mu muryango wa Yuda, mu bishyitsi ni igishyitsi cyo kwa Dawidi, mu bami ni umwami w'abami, mu ntambara zose turwana ni intwari mu ntambara. Amena, amena. Mu mazi yose ni isoko y'ubugingo. Tugiye gusenga, tubwire Imana ngo Mana turaguhamagaye. Yego tugize gute? Turaguhamagaye kugira ngo uza uturwanirire. 2020 Imana araturwaniriye. Wa mugani twinjiye mu nzu tuzi ko tuzapfa ariko turarya. 2020 muri corona niho barakore babyibushe, niho mbega nibwo Imana yazanye inyama zo ku Kamonyi izana izikabuga izitera ku bantu, kubera ko ni Imana idakangwa na biracitse, ni Imana itavuga amasigara byicaro. Amen. Tugiye gusenga rero, tubwire ngo ngero tubere ku rugamba. Uvuka burya ntiwari kubaho, ni Imana yabaye ku rugamba. Umugabo washatse yitaba ku rugamba ni wari kumubona. Uyu munsi kuba ugihumeka utarapfa, indwara yisha abandi muragendana, impamvu itarakwica ntabwo ari uko wayinaniye, ahubwo ni uko Imana iri ku rugamba. Amena. Tugiye gusenga, tubwire Imana ngo tubere ku rugamba. Hari icyo bidutwayera, tugiye kubwira Imana ngo tubere ku rugamba. Abana bacu babere ku rugamba. Yego aho dutuye tubere ku rugamba, umurimo wawe ubere ku rugamba. Mbese tubere ku rugamba wawe Uwiteka we. Imana ihabe cyangwa ntihabe.